bantu banjye ubu ngubu noneho ibintu bikomeje guhindura isura. Ubu ngubu isura ya Godfather yamaze kugera hanze. Godfather yari amaze iminsi yihisha ku gisura ngo ni Imana, ngo ni papa Mana. Ubu ngubu isura yageze hanze nyuma y'uko abantu benshi bamuraburije bakavuga ko nta n'icyo amaze, ko nta n'icyo mu muziki nyarwanda yakoze. Ubu ngubu isura yamaze kugera hanze mu bitangazamakuru, abamushakaga bamuhiga bamukura hirya hino. Ubu ngubu isura yamaze kugera hanze. Mumbabarire uyu mugabo yari amaze iminsi yidoga ariko yabonye abantu benshi bamubaga, yabazwe bikomeye cyane. Dore ubu nguwo niwe uri aho ngaho urabona ko yifotoza nk'igitera, ahagaze kwifotoza muri make. Dore aya mafoto bamuheruka kera, gashobora kuba yarakuze. Kanze nkwereka agafoto akavideo ke hano ari kwigaragaza neza amubwire. Dore n'uwo nguwo urabona amafoto yameze nk'intuza. Dore noneho iyo live yari ari kwigaragaza agasura ke. Kanze nkagutemo kose urebe ibyo ari byo, mbwire ngo agaragara ute. Ni Godfather, ni Godfather. Dore iyo niyo sura ye ya Godfather. Dore urabona ubwo iyo niyo logo yari amaze yakoreshaga. Iyi iriho umuntu wera, nimba ari iki. Iyo yindi noneho niwe washatse kwigaragaza ashyiraho video ye. Uyu niwe Godfather mwamaze iminsi mushaka cyane, mumubabaza cyane bikomeye cyane.